Abo Brian umurebye we na Tesha ukuntu bagenda bagira ngo barabarongora. ubundi Imana reka reka ubyizugure mana nkubwire yanjye muri bigerageza Brian ntabwo ari umutinganyi ariko umuntu nzi neza ko ari umutinganyi ni Tesha. Aha! Uwo ni wo mutinganyi. Yego Ntabwo ari nanone Brian. uri kuri top Dumba. Ese kuvuga ko uri umutinganyi ni kuri top wakigoryiwe. njyewe abantu bose banshinze ibyo bintu mbona mwese muri nijoro muzaribona amana Mubeshya Brian iki? Brian ko yanyemereye Dumba. Dumba. Gira abantu bakore subscribe kuri 1000 Hills. Ibyo ni ibiki? habaye iki bakwishyuye angahe Mubwira abantu bakore subscribe kuri 1000 Hills. 1000 Hills. ako shaka mbabwire Jay maze iminsi uri kurya wenyine ntabwo gisaranganya ababosi I know Jay usigaye warabaye ute? kandi rero mbonye umukozi ndagupasa Jay nta kindi kintu atanga usibye ibiryo ndakubujije Tesha vayo muri hafi ya Brian aho ngaho ugumushyiramo ubugambo. Vayo wakigabo. None se ndakoze media ntabwo mba mbirimo Ngakoze media. Ninde wazanye ijambo umupuri? none Tesha. Ninde wazanye ijambo umupuri wa Trail? Tesha we. muvugane n'uri gusenya ingo z'abandi bro njye cyane ikintu ndi bari kunshinja Ababa. Tesha. Cyatesha ni igihanga. Tesha. Tesha. yo Ariko ngusiga usambanya abagore. reka indira yivu muzongera kumbonaho itariho Dumba na Jay iyo muzayimbuze Umva uzi umuntu bita Amodire. Twaragiye urumva buriya kugira ngo umuntu ajye muri Rwanda Convention Dumba bisaba gatuza agenda gake. Ntuzagira ngo upfa gusa kuba wagenda gutyo aho kuryama bari ikibazo shaye. Ngewe murabizi. ugiye nko kumbera nka boro zo ku Gisenyi hamanukaga ibyana ukazajya isanga icyana kiri kukubwira ati njye umuniga wese uri bumbwire ati ndyame gusa Umaze Brian noneho hajya indi systeme. Hari n'igihe abantu bagutungura ngo mani ngo twagiye Gisenyi bro Ngo Tesha usigaye witwa Damascene. ukabura manutse. Noneho ku mufuka nta kintu kiriho. Uzi umugoroba iyo bimaze kugera saa 8 utangiye gutera abantu iseseme ngo dutahe naho gutaha hari. Unaria abantu muri muranyandikira ngo twanze kubaha ibiganiro bro ngiye kuva naje mpita nishyikirira mu kazi kenshi ariko uno munsi twari twatangiye ariko mbonye kwa prodinga nijoro biraba ari fonda prodinga mu gitondo cyangwa ejo saa 2 za nijoro Mwarabikoze ariko nibyo twiriwemo kwa ko nibwo twari tukiva ku Gisenyi kuva nagera ahangaha mva twari twinaniriwe bya tari. ese ako kagabo iyo ugiye bigenda gute? sibajyana Igisenyi kiniga cyane kindongoye ndakihanguze ga ngo byari bigenze biti Gisenyi waramusambanyije. umuniga nani byo mupuri buturi Igisenyi ariko tekereza wibye umupuri wa Tesha. ariko iyo ngifata nari kwiyumva bimwe bavuga ariko mba mfite ubwoba nka buriya Tesha mabya ntiyatangiye kumera. Arafite rega Tesha mwangije Brian. reka nkubwize ukuri ikintu kimwe cyo maje kubona nyine bane hano haboro iyo uri gukora ibiboro byawe bikagenda birenga nyine
tuvuge wenda niba mu cyumweru wafataga wenda nka miliyoni 1.5 million n'urugero, ugatangira nko kubona nk'ebyiri n'igice, ntabwo zakijyana gutyo utabanje guhura n'ibindi biboro bikunaniza tu. Nyine nuko abapeti hano baza muri no mihanda bakabavuga bagahangayika, wenda bakaba batabyakira nk'uko wenda bavuga nka Dumba cyangwa Jay cyangwa wenda n'undi muntu wari wese wihangaje siporo. Ariko reka mbaze mbakureho bino biboro, urukumva. Ariko man, iyo umuntu wese arimo aragenda hano agera ku giceri, ntabwo igiceri cyagenda kitavuze kabisa. Paka nyine igiceri kiravuga paka. ubu Muyango arafata ngahe? Reka barangize gukina no mukino uhita ubizana, sibyo? ariko Bria yo Muyango arimo arafata ngahungu. sha man, uramupeta afata ibiceri byinshi byibuza nk'eshatu cyangwa se wenda byagoranye, nyine kwa kundi uvuga ngo byagoranye 2,500. ariko Bria ngo ahantu bita Igisenyi nimyo zarahaturagurikiye ku buryo bagira ngo ni injugu. Wenda kubwira ngo hariya haboro n'umuntu wajyanye n'umukopine we yagezeyo akazajya yicuza, akabona umukopine we yifashe yambaye utuntu nyine two kwikwiza, igihe nyine uri kumwe n'umusheri waba wikwije agahita akubitana n'undi mwana w'umusazi, noneho waje kurya sho, wazanywe no kurya sho. Ikintu ugasanga kirenda gucira inkonda, cyakibeta ku ruhande kigatangira kikakitinga nk'ikintu kiri singo kandi gifite shit. Cyakwibeta nko ku ruhande nka hariya kigiye nko kunyara kigahita kikazamura gutya gake gake. Hariya kabisa abantu bose bagiye ku Gisenyi sha mana, umva uzaba ureba mu kwa gatatu mu kwa kane uzaba wumva abana bavutse badafite ababyeyi buzuye. Ariko ngo umutezi naho ngo abakoboyi baje batanyara mu bihuru. Uwo ni nka shuwa. Uba umbwire man, oya bagomba oya ntabwo byabura kubera ko hari igihe witwaza ibinini nka 5 uzi ngo ni inshuro 5 bikarangira zibaye 15 nazo ukazipeza. Uzi business ubu ngubu wakora Jess Kwiza i Kigali ukabona amafaranga menshi. Gufungura aka dispensary cyangwa aga clinique kavura imitezi. Ari umuniga ugafite hanga Dumba zumuzi. Rongo Pari niwe muntu wa mbere winjiza amafaranga mu mujyi wa Kigali atagira ingano man. Gusa bafite abakiriya nka 25 ku muso baje kwivuza umutezi. Dumba none se Bria ariko reba nagiye kwivuza umutezi, reka ngusetse. Nagiye kwivuza umutezi ahantu hose ko tuzi twivuriza umutezi murirayo na Brian. none se Dumba we oya mani ndakubwire ntabwo wibuka yuko kwa Yongo Pari hari arwariye y'umuniga wanjye naranabikubwiye ntabwo ngo kureba ikiyaje anda uve mani ntabwo nari nzi yuko uramuniga ari byavura noneho hari y'umuniga wanjye arwariye kandi uwo muniga nawe uramuzi ko nawe nakubitanye nawe ndanabikoze bavuga ngo kuje hano uje kwifuza umutezi urangata umute agenda atandaraje n'ipara rizamukora hano nawe inde Dumba se Dumba mani none se Bria we Bria Cyokora Bria Dumba reka Dumba kuri umutinga je waranyemeze Dumba reka nibaze Brian Dumba reka nibaze Bria none se wowe igiye kunyara uhagaze nyine nk'ibi byacu cyangwa nawe urasuta mu bibi bya gikombo ni nk'ibyo byanyu neza fotokopi nose wamaze kumera imboro na oya ntabwo tuzi ariko nyara bitandukanye nyara uko mbishaka umuntu anyara bitewe n'igihe ageze. urimo urabaza wrong person bwira kirara kize. umva Dumba ngewe Brian twajyaga dusangira nabo nkamugana ariko naza kuza gucunga uburyo banyaramo uri bumbi no twebwe abahungu ari ukuntu wibeta ukajya guta n'inyuma y'inzu ngiye kunyara nsangayo ni izina ry'Imana iruguru ntabwo nyihimbye nagiye kunyara ku gikuta nsanga tesha namara kunguta ari kuri telefone
ari kuri telefone. Oh my. noneho tesha sigazi n'udukoryo two kunyarisha akaboko kamwe kandi kari kuri phone Akandi kari kuri phone yenda ndabikorera namusanze arimo Bajya tuvunika twenyine. kuri kakabari. nasanze arimo arakunguta ndumirwa Tekinike zanyu twarazimenye. Barabavumbuye. Kandi muri iki kintu kivuga ngo icyo umugabo yakora n'umugore yagikora atinyuka urashoboye munyarwanda. ubu umugore se Njye ni umugore w'icyitegererezo. Isha. Ibintu byaragoranye buri. Bizaje Amerika hariya ni convention center yararimo. Yarari yarimo arabeshya Meddy. Yararimo akazajya abeshya Meddy. Buriya amafaranga Mubwire nabonye kuri TikTok hari akavido bashyizeho uri kubanga Meddy mpitamo n'akandi nasetse. ngo byagenze bite nabonye akavido kuri TikTok begeranije kamwe uri kumubaga kandi uri kumubeshya ngo ni ukuri ngo pasiteri wacu ngo kabi. Buriya yamukuyemo nk'amadolari. yagenda Meddy ntayo yaguha. Atanga Meddy amayeri yagiye Squeezer yose arayazi. ubuntu bwahishe. barakizi kiba cyagiye kikabajugaza bakakivuga. Abaposi bose yabanyuzemo mpaka agera no kuri pasita Gitwaza aravuga ati n'aya maturo ndayajyana. abahungu b'igikondo nuko dukora Ndaberaga. Erega yumva buriya buyikuyeho yo nuzikange kweri intwandiki Squeezer bamushyize imbere ya His Excellency ngo agire ikintu avuga, mukumva aravuze ngo His Excellency ngo nshiriraho. none se urimo urabyitiranya wari uzi ko ari ikihe kindi yamubwira ati rwose turagukunda ariko nterekeraho. ariko musa nukuri nje Musa. nshiriraho. ibintu nkwandike yabonye kumubwira ngo nshyiriraho ariko mani shikaze mani umuntu mbabare ejo tuzavuge ku muntu. Njyewe nta kintu mfite navuga ku muntu. Ejo tuzakora ikiganiro ku muntu. Umuntu ni mubi. Baya sana. Umuntu ukimuvugaho nta muntu umubura heno. Mumbabare muri comment munyandikira ikintu mutekereza ku umuntu gusa. umuntu ni inyamaswa yakwica bro Dumba na DJ Brian sibyo nagira ngo mbabwire yuko magingo aya ngaya mfite umwana w'umuhanzikazi bamwita Jody Bright. Mumbabarire mw'abantu mugende mukore mugende mukore subscribe kuri channel ya Jody Bright. Icyo cy'umupuri w'uwo mwana ahantu ubitse nta n'uzapfa kuwugeraho vuba. Mugende mukore subscribe kuri YouTube channel ya Jody Bright. Muraza kuza kumbwira ni umuhanzikazi wanjye. Dumba wabonye ko mawuja wamubekeye? Ingwiki wamubekeye nawe ari kuvuga ngo umuntu ni mubi. Ejo bundi twari turi ku Gisenyi noneho hari umumeri man akora muri banki noneho barampamagara nyine ngo ngende kubasuhuza kuri tebo yawe. Uwo mugabo we ahita avuga ngo mbabarira ngo usubireyo baraguhabutse ngo byagenze gute? nagiye gusuhuza umumeri w'umushuti wanjye ukora muri banki mana ari buntumyeho mu byubahiro byinshi uvuga ati uyu ni umumama mukuru kabisa reka ngende kumusuhuza mu byubahiro. Mva kuri tebo yanjye bro, mva kuri tebo ndahaguruka imbere y'abantu ngezeyo umugabo arambwira ngo mbabarira ngusubireyo ndavuga ariko mana shamungejeje habikaye ngo umugabo wese agira ubwoba ngo kizamutatamura. ako man uziko abanyarwanda bifata bakaza bakarema ibintu uri kumva cyakora bahimbiye muyango ikintu bahimbiye muyango reka nkubwize ukuri ntabwo ari uvuga ngo kuvugira ariko Dumba zana muyango kuri no live uzana muyango banza wumve je mani muyango ni ukuri kw'Imana ari mu bakobwa biyubaha kandi ntashaka kukubwira ngo ubyumve. buriya wamubwiye akaza hano
wiyubake kandi nano urabona hano ukuntu bimeze iyo umupeti nk'iyo umukobwa nyine ari gukorera igiceri cyiwe nyine ari uri kugikorera kimugeraho kandi ari igiceri cyinshi n'umuntu igatakorera mani nawe ariyumva nyine aratangira akaniyemera pe nta muntu nyine upfa kumwaproachinga uko yiboneye nta muntu Brian gitangiye kubaga Kimenyi ibintu Brian avuze ubisesenguye wabyumva aravuze ko Kimenyi ndamuba Kimenyi n'umugabo mane ya murimo murazanamo ibintu nabyo mukabishyiramo nyine ngo na Kimenyi uri kumva mwe niba mwaravuze ngo mwahisemo kuvuga ngo Muyango muzamuvuge Muyango wenyine pe ariko nyine Kimenyi ibyo biboro ntabyo abari ndabona ngo namwanditse inkuru ngo aragiye ngo bigenze gute ariko sha Dumba wowe ukuri wayagivugisha kuri ka karayivuze wari muravuga ngo utangi kuri kubibaza ibintu ngo ni Kimenyi ngo Kimenyi reka muvuge ubu ni muravuga ibiki oya wimbeshyera manisha mu rwabo harya na rundi rwo twazanye rwa Jesse oya mani wimbeshyera Dumba zana Muyango Daifu ni yanjye se ni mumuzane mwe banye si wavuze umuntu umva nongera mbwira buretse gato guys mumbabarire abantu mushaka gukorera amafaranga